so kugira ngo mbane no mugabo twarakundanaga gusa biro bisanzwe ndumva nta byari birenze kugira ngo tubane nuko nari nasamye kandi abona nta bundi buryo ndi umunyeshuri nibwo buryo twabanyemo kigaragara rero nta rukundo rukabije rwari hagati aho ngaho ababyeyi nyine barabyakiriye kubera kurumva niba umuhungu yaguteye inda nta kintu ababyeyi bari burenzeho kuko bumva ibibazo byose biba niba ngerageje kubabwira ngo tubiganireho bo ntago banyumva ahubwo bansunikira kure bakajya bashyigikira umuhungu wabo kuko nubwo twari turi mu nama turi muri ibyo ngibyo by'ukuntu twabana ibaze ko ni kwa mabukwe ariko mbyaye gatatu ntibigeze bansura ntago baje ese ubona urwo rwango uzarukuriramo cyangwa se abana banyu mwabyaye genge kuko duhura nta kinaza nyine nta ni fight kuko ntago nakemera ni ngubi n'imigeri nta kintu yazambwira ku mwana wanjye rero yaba nyumva atari kunyumva amenye ko aho tuzahurira cyane njya no kumureba ni ibibazo bivuze ngo ingume imigeri muzarwa cyane ku mwana wanjye ndavuna so none se ubushizi bwo mperukana nabo bombi twahuriye ahantu mu kiganiro nubwo byarangiye naga kumukamo imyenda babajijisha babajijisha ariko nawe uriya mukobwa w'insoreke yavugaga ati njyewe ntabwo nari nzi ko ufite umugore n'abana iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, ibihe byiza dukurikirana kuri Manzi na Innocent TV. Nizere ko umeze neza cyangwa uhereza hose mu bice bitandukanye uri mu majyepfo amajyaruguru asazuba n'uburengera bwaryo abari mu mujyi wa Kigali n'abari hanze y'igihugu. Nizere ko mumeze neza mwe mwese mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, mwese mubasha kumva ibyo tubasha kuvuga kano kanya uko abantu duhuza ururimi. Ndakeka abantu b'abarundi ndabashuza cyane mwe aho muhereye hose, abashinkira nganje muri rusange, abagane namwe mwese usuzocya. Nizere ko ari birungi sebo cyangwa se nyabo. Nizere ko meze neza. N'igitete paswa cyatanga twakanza mabere bishamire byabuze mutabadem cyangwa se kananiye. Abaguru ntwa turi gukora amanywa ijoro izuba riva imvura igwa byose baturi gushaka amakuru agiye atandukanye. Kano kanya mabana cyangwa maba muri so ikaze meze neza. Yego. Mwami Yesu akurebe icyo kintu nawe. So kano kanya wampamagaye yatinda gushaka ndakeneye kugira ngo byibuza mu ncamake tubwire byagenze gute kugira ngo mubekane. Yego murakoze. Ikintu cyatumye nkuhamagara ni ku kibazo cy'umugabo wanjye. Yego. Oya nago twarwanye. Uyu munsi nago twarukurwana. Ubushize ubwo wari uhari. Urabizi ko yasabaga imbabazi ariko ntibyakunze. Imbabazi ariko kugira ngo imbabazi byaranze niko byagenze. Ikibazo gihe ari umugabo nyuma yaho yantwariye umwana. Yatwaye umwana atwara n'ibintu mu rugo. Rero nashakaga kugusaba ubufasha niba hari ahantu wabuze yabari nashakaga ngo umfashe umungezeho umwana wanjye n'ibintu byanjye. Nise mwatubwiye ko mufitanye abana, we yaraje afata umwana umwe aramutwara. Yego. Aragenda. Unese ubu ngubu ndibaza yamutwaye amuteza avuye ku ishuri wenda yamutwaye byagenze gute? We dute story ubundi byagenze gute kugira ngo utware umwana agari ikintu cyo cyose kuba wafata umwana ari mu rugo kumukora mu bana agari ibintu byose wenda ari ukuna abana babo bafite
ababyeyi bakunda cyane bati tujyane byagenze hari mu gitondo nagiye ku isoko nsiga abana basigana n'umukozi ariko akana gatoya kakaba karakundaga se cyane nibwo umugabo yaje mu rugo bisanzwe urumva ntabwo bigeze bahamagara ngo bamenyeshe ko yaje kandi nawe ntiyamamagaye araza avugana n'umukozi ajya mu cyumba afata ibintu bikeya televiziyo radiyo n'ibitanda bimwe afata akana gato arakaganiriza abwira abandi ko agiye ngo kumugurira ibikinisho umwana arabyemera kuko yari papa we ntabwo yari buhakane umugabo atwara umwana niba yaramujyanye ku nshoreke kwa yanda y'ubushize niyo makuru ntaramenya hari ibintu by'abibaho byo gushimuta kandi mu Rwanda bibaho ese urabizi neza ko ari wamutwaye kandi igihe nawe ushobora kwitiranya ibintu ugasanga umugabo ntabwo yigeze atwara umwana koko ahubwo uwo mwana yaratwawe n'undi muntu cyangwa se yaratwaye umwana kugira ngo ube wabasha kuba wamusaba imbabazi nawe kuko njyewe hari igihe ushize ubwo mperuka yahuye nuriya twakwita inshoreke yiwe cyangwa se indaye nibwo twabivuga cyangwa se indangamirwa ye ubwo twabasha kubivuga kano kanya ariko turangije barahura byarangiye amukuyemo umupira urumva yaciye umuhanda yambaye ubusa nimba naje mu rugo wasanga yaraje kwiyambarira imyenda avuga ati mwanya kubabaza hanyuma wenda dusubiyeho gatoya umugabo wawe mubana wenda igihe ushobora kubana n'umuntu ari pressure z'ababyeyi be cyangwa se baba mubana mwabanye mu byishimiye mwabanye kubwe igitutu cy'umuntu byagenze gute so kugira ngo mbane n'uwo mugabo twarakundanaga gusa biro bisanzwe ndumva nta byari birenze kugira ngo tubane nuko nari nasamye kandi abona nta bundi buryo ndi umunyeshuri nibwo buryo twabanyemo kigaragara rero nta rukundo rukabije rwari hagati aho ngaho ababyeyi nyine barabyakiriye kubera ko urumva niba umuhungu yaguteye inda nta kintu ababyeyi bari burenzeho ntacyo baba bari burenzeho kuko hari igihe umuntu ushobora kwicara n'umuntu mukaganira urumva hagati yanyu mwebwe babiri kuko n'undi wenda nubwo muba mutabanye mu nzu umwe muri mwebwe aba yabaye umugabo undi ari umugore so icyo gihe mwicara mukaganira ababyeyi b'umugabo babyakiriye kuko kano kanya ushobora kuba umeze nkaho mwarabanye ababyeyi b'umugabo batabyishimiye kano kanya weho umwuka hagati yawe na kwanye ku rukwe ikigaragara kwa mabukwe bashigikiye umuhungu wabo kubera ko narabahamagaye ndi kubabwira ikibazo gihari barambwira bati ibyanyu ntago twabizamo umuhungu ni uwacu mureke ubwo umwana niba yamutwaye ntacyo bitwaye kuko bumva ibibazo byose biba niba ngerageje kubabwira ngo tubiganireho bo ntago banyumva ahubwo bansunikira kure bakajya bashyigikira umuhungu wabo kuko nubwo twari turi mu nama turi muri ibyo ngibyo by'ukuntu twabana ibaze ko ni kwa mabukwe ariko mbyaye gatatu ntibigeze bansura ntago baje ese ubona urwo rwango uzarukuriramo cyangwa se abana banyu mwabyaye we cyane cyane wenda ari nabo bagaciro kuri mwebwe urabona bazabikuramo kugeza wenda wenda kuba umwana yatwawe kuko ntabwo tuzireza nimba ari uwo mugabo none nazo twabihamya 100% cyangwa se ari undi muntu wamutwaye kano kanya uratekereza umuryango wabyaye cyangwa se abagukomokaho bazakurira muri urwo rwango kugeza icyo numva abana banje icyo ngomba gukora nk'umubyeyi ni ukubatoza urukundo nkabereka inzira nziza n'imbi nkabemerera kujya bajya gusura nyirakuru yemerewe kubakira nk'umwana nta kibazo atabyemeye ntacyo narenzaho ariko icyiza njye numva gikomeye nagakoze nk'umubyeyi ni ukubwira abana ko ari kwa nyirakuru nkabaganiriza byose bo bagahitamo icyo gukora kuko bamaze kuba bakuru yego rero sinzi rero wenda icyo ibyifuzo byawe ufite sinzi ibyo wenda utekereza wowe ubwawe ugendagira kubyibuza ugira icyo kano kanya urimo urakeka yuko ashobora kuba yaramujyanye iranshoreke yiwe cyangwa se yaramujyanye n'ahandi hantu bibaye ngombwa yuko uwo mwana usanga kuri iyo nshoreke byagenda gute ntabwo byaba byoroshye kuko ntabwo numva ukuntu umuntu ajya kunderera kandi ndiho
gusa nta kintu na kimwe ashobora kunsobanura gituma umwana wanjye utabuze na kimwe amufata akajya kumureresha. Urumva ari umugabo wanjye ari n'uwo mugore bose bari mu makosa. Icy'ingenzi rero icyakorwa naganira nabo babyanga, hari ubuyobozi bwanze kumfasha, nanjye nakoresha uburyo bwanjye, nanjye nakifasha kugira ngo kuko umubyeyi muzima arwanira umwana. So tugeye no mu nzira y'amahoro tuvuga tuti umwana twamusanze weho kano kanya cyangwa se wenda ushobora utanamusanze ariko wanahagera umwana akabana basha no kumuhisha, weho ubwawe niki wakwisabira ya kobwa cyangwa se yansetse iki wamusabira? Ikintu namusaba ikintu wamubwira muri makiya ni nk'umutumwa wamugenera, ni yaba ari kunyumva yaba atari kunyumva. Ikintu cya mbere namubwira, umugabo wanjye yaba yaramushyiriye umwana wanjye yaba ataramushyiriye agenge, kuko duhura nta kinaza nyine nta ni fight, kuko ntago nakemera ni ingumi n'imigeri, nta kintu yazambwira ku mwana wanjye. Rero yaba nyumva atari kunyumva amenye ko aho tuzahurira cyane njya no kumureba ni ibibazo. Yeah. Bivuze ngo ingume imigeri muzarwa cyane ku mwana wanjye ndavuna. So none se ubushize bwo mperukana nabo bombi twahuriye ahantu mu kiganiro nubwo byarangiye naga kumukamo imyenda babajijisha tugite gujijisha babajijisha ariko nawe uriya mukobwa w'insoreke yavuga ati njyewe ntabwo nari nzi ko ufite umugore n'abana, ahubwo buri twese twembi waradukiye. Ntabwo ndi kuvugira umukobwa ariko nanone sinzi nawe nimba uko uri kubivuga wenda ngo yarabakinnye ntabwo tubizi nabyo, ariko biri kose unakeka wenda ibyabaye twizere ko iyo nshake ntawe uhari yabigizemo cyangwa se umugabo nawe ntabwo uhari yabigizemo, kuko nimba harabaye kwibwa wowe kuko twafata kwibwa ugatwarwa umwana utazi umutwaye, ibintu bikagenda mu nzu ukayoberwa wabitwaye cyangwa se ukanamenya kano kanya arakekwa ntagakekwa. Yego, kuko abana bato bamaye amakuru, mfite abana bakuru n'umukozi ubwe yambwiye ko ari papa w'umwana wamujyanye, abana bambwira ko ari papa, guse gutumbwira ngo ndakeka. Ibintu biri confirm, nta mpamvu yo gukeka. Okay, dusoza nagira ngo ugire ubutumwa ugenera umugabo wawe. Okay, ikintu nshaka kubwira umugabo wanjye, mu maguru mashya anzanira umwana, anzanira ibintu byanjye yatwaye, wenda gume kuncurekeye. We simukeneye, nkeneye ibintu byanjye n'umwana wanjye, nta kintu nifuza kuri uwo mugabo. Na wundi mubano ngirana nawe nta none kuzongera kugira nawe, abana barahagije, we rero sinyimushaka. Umugabo aho uri nizere ko wabyumvise n'utanabyumvise, ubutumwa nzavuga mbasha kubona ko ntabwo nzahuhereye sinzavuba urukawe warashwagiye nanjye ko kano kandi nko ntabwo kuba mushakiye, ariko simbashije kuba namenya uhereye. Singiye gushakisha amakuru nimya uhereye, ubwo ubutumwa nzakugezaho cyangwa se nihagira ikindi gihe nukaho nzabasha kuba tangaza. So Imana ikoze ko barinda